Reka dukomeze n'inkuru yacu yitwa ubuzima bw'imvange. Iyi ni episode ya 7. Nge mukomeje kubana nitwa wusi. Nta kiryoha nko kubaho uri umwana. Ubuzima bwawe cyangwa kubaho kwawe kuba kuri mu nshingano z'abandi. Nta mihangayiko ushobora kugira. Ubona ibintu byose biba. Kurya, kwambara ndetse n'ibindi. Ariko ibyo aba ari by'igihe gito. Uko ugenda ukura bigenda bigabanyuka. Abakwitagaho n'abakurebereraga bagenda bakuvaho. Gusa ibyo bijyana n'aho wavukiye cyangwa uko umuryango ubayemo umeze. Nanjye nakuze nk'abandi bana bose. Nari ndi mu maboko y'abantu benshi banyitayeho. Nk'uko natangiye mbabwira aha tugeze, ndagira ngo mbibwire. Ni njye wanyawe, wa mwana wakuze ari umunyabwenge n'umunyabibazo. Ababyeyi banjye banyisigira neza Samuel. Ubu mfite imyaka 14, nasoje amashuri abanza, ndi kwitegura kujya mu yisumbuye. Ngira ngo mwese mwumvishe ubuzima bwanjye naciyemo mu buto bwanjye bwose. Kuri ubu sinkiyita umwana ndetse sinkunda n'umuntu unyita umwana. Mba numva narakuze ndetse ngomba no kutangira kwiyitaho. Sinkishaka ko umuryango wanjye uvunika kubera njye. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kwishakira umuterankunga uzamfasha kwiga kwanjye. Ibyo nifuzaga byose byaje kugerwaho. Ndanamubona ampa buri kimwe cyose. Ntababeshye, iki gihe nanjye nari mbayeho nk'umwana w'umukire. Igihe rero cyo gutangira cy'amashuri cyarageze. Birumvikana ko nari nsezeye ibintu byo kwambara ikabutura. Nagombaga kwambara ipantaro, ishati nziza, urukweto rwiza, nkashyiraho n'umukandara nkatebeza. Ntababeshye, nagiye ku ishuri ntikoraho. Ibage nziza, yewe n'amakaye ubwayo ntabwo yari asanzwe. Ubwo nari ntangiye umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Iki kigo nari ngiye kwigamo nta muntu n'umwe narinzi. Bose bari bashya kuri njye. Ubwo nagombaga kugira inshuti nshyashya. Niko byaje kugenda. Uko iminsi yakomezaga kugenda ni nako nagendaga menyana n'abana benshi. Aha nari maze kugira inshuti nyinshi zitandukanye. Gusa ariko numvaga hari icyo ndi kubura muri njyewe. Nkumva nanone nsa nk'uwigunze, wagira ngo hari umuntu nkumbuye. Mu ishuri n'ubundi nakomeje kugira ubwenge n'ubuzima bwanjye nta kibazo bwari bufite. Ariko haje kugera igihe nkajya ndibwa umutwe cyane. Nibwo naje kumenya ko impamvu ndibwa umutwe ari ukubera ko aka gace nigagamo kashyuhaga cyane. Niko abantu bambwiye. Naje kubyemera ndetse mbana nabyo kugeza igihembwe cya mbere n'icya kabiri birangiye. Ubwo nabwo natahanye amanota meza. Umuntu wa mbere wamenyaga amanota yanjye ni wa muzungu. Icyo gihe yanyohereje akantu nakwita nk'ishimwe ko kunshimira ko nagize amanota meza. Yari amafaranga menshi cyane. Akimara kungera mu ntoki, nahise ntekereza kuri mama wanjye tudaherukana. Mu by'ukuri numvaga mukumbuye. Nagombaga guhita mfata imodoka nkajya kumureba. Nakoze muri ya mafaranga, mama mugurira ibintu nzi ko yakundaga cyane kurusha ibindi. Abandi nabo mbagura ibyo nzi ko batari bafite kandi bakeneye. Ubundi ndabashyira. Nageze mu rugo banyakira nk'umushyitsi ukomeye cyane. Buri wese ashimishwa cyane n'ibyo nari namushyiriye. Nasanze barumuna banjye John na Jack barakuze. Nabo mu bigaragara bari bankumbuye. Nk'uko twakinaga kera n'ubundi bifuje ko twakonya tugakinana. Gusa ariko iki gihe ntabwo nabikoze. Numvaga narakuze. Nuko mbiyemeraho ndababwira nti utwo dukino n'utw'abana ntabwo nkikunda kudukina. Bisa nkaho nari mbiciye ibyishimo byabo. Narabibonye ko bababaye. Gusa ariko byari iby'ako kanya. Ku mugoroba umuryango wose umaze guterana, papa na mama bifuzaga kunganiriza. Ubwo papa utaraburaga inzoga mu gacuma n'ubundi yarayizanye nziza iryoshye, maze ahitirika ku meza aravuga ati, bana banjye rero nishimiye ko mwese muri hano kandi nishimiye kongera kwicarana n'umwana wanjye Samuel.
nyuma y'igihe kitari gito tudaherukana. Mwana wanjye rero uhawe ikaze iwanyu mu rugo. Mu by'ukuri maze kumva iryo jambo rya papa numvishe meze nk'umwana. Ntabwo niyumvishaga ko ku myaka yanjye nakubaho gutyo. Ubwo papa yakomeje n'ijambo rye agira ati, iyi nzoga tugiye kuyinywa kubw'umwana wanjye. Batangiye kuyinywa nyine ubona bishimye. Gusa njye ntabwo nanywaga inzoga, ahubwo mama yari yenze agatobe keza kari karyoshye, niko nari ndi kwinywera. Ubwo ibiganiro byarakomeje, ariko papa aza kumbaza ikibazo nari niteze ko ari bukimbaze. Agira ati, mwana wanjye twaratunguwe cyane ubwo mwatubwiraga ngo ntituzirigwe dushaka amafaranga y'ishuri, ngo ufite umuntu uzagufasha. Ese ninde wagufashije kugira ngo ugere kuri uwo muntu? Ahubwo se azagufasha mu gihe kingana iki? Ubwo nababwiye inkuru yose, uko nahuye n'uwo muzungu, uburyo amfashamo n'igihe azamfasha. Gusa nanjye ntabwo nari nzi ngo azamfasha imyaka ingahe. Gusa ariko nababwiye ko azamfasha imyaka yose kuko numvaga mbyizeye. Mama wanjye wari wishwe n'ibinezaneza yaje impande yanjye amfata mu kiganza maze arambwira ngo, mwana wanjye ntewishimwa nawe, ni ukuri uri umwana mwiza w'umunyabwenge kandi Imana iragukunda, ntuzigere na rimwe uyiteshukaho. Mama twakomeje kuganira mubwira iby'ubuzima mbayeho ku ishuri n'uburyo nkunda kuribwa umutwe. Nibwo namenye ko impamvu ndibwa umutwe cyane ari ingaruka z'ibyambayeho nkiri umwana. Mwese murabyibuka kubambaza akaguru. Ngo icyo gihe kubera guhora ndira cyane bisa nkaho mu mutwe wanjye habayeho akabazo. Ubwo amasaha yo kuryama yarageze, tujya kuryama. Nijoro rirakomeza. Aho mu rugo ku ivuko nahamaze igihe gito, ubundi nsubira kwa mushiki wanjye Benita kugira ngo mbashe kwitegura gusubira ku ishuri. Ibiruhuko byaje kurangira, nsubira ku ishuri, nongera guhura n'udushuti twanjye duke nari maze kuhagira, n'amasomo nayo arakomeza. Ariko nanone nubwo nabaga ndi kumwe n'izo nshuti, numvaga nkifite irungu. Sinari nzi ngo iryo rungu ni iryande cyangwa se ni iry'iki. Nibwo naje kwicara ndatekereza, nsanga impamvu y'iryo rungu ari umuntu umwe ntari kubona. Inshuti yanjye imwe rukumbi, Eric. Wundi twahuriye primaire, twahanganiraga cyane umwanya wa mbere. Natangiye gutekereza, ese ni gute twakongera kubonana? Ese byashoboka ko nakwiga ku kigo yigaho? Ibyo byakomeje kurwanira mu mutwe wanjye, ari nako mbifatanya n'amasomo. Mu by'ukuri numvaga iki kigo ntakisanzuyeho pe. Diogene wafashaga cyane Samuel mu guhanahana amakuru na wa muzungu, yaje kwakira ubutumwa ko uwo muzungu yenda kuza mu Rwanda kandi ko yifuza gusura Samuel iwabo mu rugo, agasura n'abamurera. Birumvikana ko ari aha mu rugo kwa Benita yagombaga gusura. Barikanze cyane ndetse baranatungurwa, batangira kwibaza ukuntu basurwa n'umuzungu mu rugo, birabacanga. Ubwo baje kumenya igihe azaziraho, gusa bamubwira ko Samuel azaba ari ku ishuri, ariko ababwira ko ibyo atari ikibazo, ko azajya kumuzana ku ishuri bakaba bari kumwe aho mu rugo. Ba Benita batangiye kumwitegura, bakora amasuku mbese nk'ahantu hazinjira umuzungu. Ubwo umunsi nyirizina waje kugera, njye wari uri ku ishuri, sinari nzi ngo niki kiri kujya mbere. Icyo nagombaga kumenya no gushyira mu mutwe wanjye ni amasomo. Rero hari mu masaha ya mu gitondo tuvuye muri break mu kigo, abanyeshuri twese twatunguwe n'imodoka nziza cyane yinjiye mu kigo. Nuko iraparika, hasohokamo abazungu babiri n'umusore umwe umwirabura. Byari igitangaza, ntabwo twari tuzi ngo baje mu biki. Bakomeje kugana ku biro bya master. Mu gahe gato natunguwe no kubona master yinjiye mu ishuri ryanjye, azahamagara amazina yanjye yombi. Narahagurutse ntazi ibyari byo, maze njyana kuri ya modoka. Nari mfite ubwoba, sinari nzi ngo niki kigiye kumbaho.
Uko nakomezaga kwegera iyo modoka ni nako abazungu banyitegerezaga cyane, mbona banyishimiye. Nabagezeho maze bansanganira buri wese yifuza kumpobera. Ubwo kandi niko abandi banyeshuri bose amaso yabo bari bayampanzeho batunguwe cyane. Muri ako kanya wa mukecuru wanjye yahise asohoka mu modoka, dukubitanye amaso twese turikanga ndetse ndatungurwa. Ntabwo nabyumvishaga ko yagera aho ngaho. Ubwo twahise duhoberana biratinda, mbese nk'umwana uhuye na mama we. Ubwo bahise bambwira ko ari njye bari baje gutwara tukajyana mu rugo. Bansabiye uruhushya maze banyinjiza mu modoka turagenda. Sinzi ibyo abandi banyeshuri basigaye bamvugaho, gusa ibyo ari byo byose ako kanya nari mbemeje. Urugendo rwarakomeje. Mu masaha make twari tugeze mu rugo kwa mushiki wanjye. Twavuye mu modoka tugenda tugana mu nzu. Mbega ahantu hari heza. Sinzi uko Benita yabigenje, ariko ntababeshye hari hahindutse cyane. Abo bazungu mu modoka hari harimo ibintu byinshi bitandukanye bari batuzaniye. Umukozi waha yatangiye kubipakururamo ajyana mu nzu. Ubwo natwe baratwakiriye, ari nako n'ibiganiro bijya mbere. Ubwo mukecuru yavuze ko yishimiye kongera guhura nanjye no kumenya abagize umuryango wanjye. Habayeho ibiganiro byinshi ku mpande zombi biratinda. Ntungurwa no kubona mushiki wanjye na Diogene batanze impano kuri uwo muzungu nziza cyane. Mbega ukuntu yayishimiye. Nuko nawe abagenera impano, ariko by'umwihariko avuga ko impano nyamukuru ari buyinyihere. Niko byaje kugenda. Yampaye impano ifunitse neza mu buryo butangaje. Ibyo birangiye, amasaha yabo bari bateganyije yo kuba bari kumwe natwe yararangiye. Twese hamwe twafashe agafoto, turangije badusezeraho baragenda. Nanjye ubwo kandi nari mfite amatsiko menshi yo kumenya ngo ni iki kiri muri kado yampaye. Mwakoze cyane kubana nanjye. Reka nizere ko iyi nkuru ikomeje kubashimisha. Njye mwari kumwe nitwa Ubuzima. Imana ikomeze ibane namwe.